gake abacunga amaze kwinjira muri Silvadara Palace arabwira ati randusha rimwe ndayigwa bunono na bibiri nakubwiraga ni mwayobye mwaje nabi mwaje nka Gabriel Martinelli acunga Nick Pope ndetse na Fabian Schär arabwira ati ibyo mwapanga byose turimo turabireba ahindura umupira ya centre y'inzira mugozi ashatse kuwukura umupira agenda awushyiza mu rushundura nibwira Newcastle ati nibyo hari amakipe tutazatsinda uyu mwaka arimo Southampton ndetse na Man City ariko mwebwe Newcastle muracyari abana ubushize mwatuje kujya gukina Champions League namwe reka mubyishyire murebye nabi namwe mwasohoka muri enye za mbere. Arsenal 2 Newcastle ubusa umunota 72 avec clean sheet ibatsinze n'agaso ega ibini biki champion afashe n'isura munyamere duhita dukubitira ihuye rero ruvuyanga igikombe cy'amahoro nako abereka iki gitego kimwe ku Musanze Kivu